Haleluya. Reka dushime Imana ubwo twongeye kubonana na muri aka kanya turimo muri studio turimo twigana ijambo ry'Imana. Reka dushime Imana ubwayo kubw'urukundo rwayo kandi tubihamya mu izina rya Yesu. Abantu benshi bakeneye urukundo rw'Imana kandi barabamamaza, abandi bakavuga urukundo hagati yabo, ariko urukundo rwa mbere tugomba kugirana sumbe urw'abantu bose nukumanza gukunda Imana yacu, kuko Imana yaravuze ngo ukunde guteka Imana yawe n'umutima wawe wose, kundisha guteka Imana yawe umutima wawe kandi ukunde mugenzi nkuko bikunda. Tugomba gukunda Uwiteka kandi bakunda bagenzi bacu. Kuri cyano ubugingo waraho natwe twemera urukundo Yesu yadukunze cyangwa se Imana yadukunze, kohereza umwana wayo Yesu Kristo akaza kwemera gupfa, Imana ikamurekura kugira ngo ufite umwana umwe cyangwa se mugenzi wawe wemere kumutanga kugira ngo aze gupfira abantu waremye. Ariko aba bantu iseni kuri isi ntabwo abantu benshi bapfa kwisobanukirwa, ariko iseni ibundi iri kuri isi abantu benshi ndagira ngo tubamenyeshe ko aragahegi ka Kristo na Satani cyangwa se k'Imana na Satani. Igihe Imana irimo kureba igiye kureba umuntu ikabona ko igiye kubangamirwa n'umwe mu bamarayika yagize umutware, ikavuga iti ubungubu ngiye numva cyakurema hari mu kiremwa gifite ishusho yacu, ariko bakabona bazabangamirwa n'umumarayika. Byababaje Imana cyane. Imana yemera iseni imeze gutya, iseni iriho abantu bateye agahinda, abanyabyaha, abantu banga abandi, abantu basuzugura ijambo ry'Imana. Ariko reka icyambere tugomba kureba no gushimira Imana. Haleluya. Imana ubwayo niyo igomba kudukiza kubw'isezerano ryayo no kubw'urukundo rwayo nubwo gahige yahigiye Satani ko agomba kuzarima umuntu. Yaje kurema umuntu Satani atabishaka. Satani kuko ntiyanabikunda, koko birangira nigometse atwara kimwe cy'abamarayika bo mu ijuru, bose arabakumva arabamanukana. Ubwo rero Imana yemera kubaheba nawe yemera kumuheba, ariko iravuga ngo igiye kunamba ku kiremwamuntu nacyo cyagiye gucumura. Adamu nawe aracumura. Adamu nawe amaze gucumura birangira ubwo Adamu na Eva bari bamaze gucumura, birangira Imana yerekanye agakiza yasezeranye, ibanga yaribitse ry'agakiza Lucifer atari yagatekereje cyangwa se Satani, avuga yuko agiye kurangiza ho gahunda y'Imana, icyo kiremwa akagikura ku isi. Bati ngiye kugenda ko nanjye Imana ngiye kwihombya, ariko yaravuze ngo agiye kwihombya mu minsi mike, ariko iminsi mike yaje kuvamo imyaka 2000 bimaze kuba 6. Bivuze ngo iracyakomeje. Igihe ntazi ko kizabaho, yazi ko agiye kumara wenda nk'ameza ngahe cyangwa umuntu kaba cyarangiye n'abazagikomokaho cyose. Yaravuga ati nongera kurema n'ibindi biremwa byo nzabicumuza, ikizakora cyose nzagicumuza. Ariko bivuga ngo Imana ivuga iti nk'Imana njyewe ushobora byose, yari ifite ibanga ry'agakiza, yari ifite ibanga ry'incungu ari Yesu Kristo. Ejo twishije umunsi wa Noheli. Uyu munsi wa Noheli twashatse amateka dusanga Noheli komoka ku munsi w'abantu babayeho bitwa gutabona abapagani. Nabone ngo n'abantu batemera Imana imwe yo mu ijuru. Aba bantu bavuga ngo nta Mana ibaho, bavuga ngo no el, no tuzi ko ari Imana, ivuga ngo oya el tuzi ko ari Imana. Twibutse nk'ahantu Yesu yavuze ngo el amasabakitani byashize muri Matayo cya 6 cya 26 murabyibuka gutangaza byabaye Yesu amaze gupfa. Urumva ko yavuze ngo el agiye gupfa, ngo el amasabakitani. El yavuga ngo Mana yanjye ndikikundekesheje. Ntabwo nibuze kwatinda ngo nagira ngo mbibutseho gato, nagira ngo tuvuge ngo uyu Yesu urugiye gupfa, noneho Satani akabona ko imigambi igiye gupfa, akagerageza kumutinyisha. Yesu nawe akagerageza akavuga ati nyamara cyora agatakira Data wa twese ati bikunze wanyemera wenda tukimura umunsi gusa, wenda si uyu munsi ukazaba nejo. Ko Data wa twese aravuga ati igihe cyageze mu budahangarwa, mu byo twateguye, mu byo bateguranye, isaha ihangana nta cyakunanira. N'ubundi kubabara nicyo cyagisigaye mu buzima bw'Imana. Ibindi byose Imana yari bishoboye, ariko icyo kubabara nicyo itari yakagezweho. Kubona umwana w'Imana babaza nicyo cyonyine cyagisigaye mu bintu byose Imana yakoraga.
niyo mpamvu rero ibintu byose uko turi kubabazwa ntabwo ari wo mugambi w'Imana. Nibyo bintu byatunguye Imana kuva isi yaremwa. Nta kindi kintu cyose kibabaza Imana usibye kubona abantu bababazwa. Nubwo bamara kubabazwa n'umwana wawe nawe akababazwa. Reka uyu munsi tuze ku nsanganyamatsiko kuvuga ngo ibyiringiro by'abantu b'Imana. Haleluya. Ibyiringiro by'abantu b'Imana ubundi nta gakiza. Nuko uzongera kubona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu nakwiye cyane nacu twahise ngo ubugingo buhoraho. Nuko guhumuriza abantu ngo muzongera kubona ubugingo buhoraho. Muzongera kuba mu isi nshya. Muzongera kubona ijuru rishya. Muzongera kubona ibyiza byose. Muzongera kurya wita cy'ubugingo. Muzongera kubaho mu buzima budafite impungenge, budafite urwango, budafite icyaha. Kandi noneho ikirenze ibi byose tuzabaho tudafite umwanzi. Haleluya. Umwanzi azaba yaratsembwe. Tuzaba twarabuze abacu twakundanaga kuko icyaha burya ntabwo ari ubusa. Imana yabonye umupangu ibona hari abantu bazarukuka bakihambira ku ijambo ry'Imana. Imana iravuga iti kubwaba ari abantu bazihambira ku ijambo ry'Imana. Abo ngabo nibo bonyine bajya gutuma dukomezanya tukabana n'Imana, tugakora ibikwiriye. Imana yemera yuko tuzemera tukababazwa, tukemera kunyura mu nzira y'akababaro, ukanyura mu nzira Imana igazashoramo abamarayika benshi bakora umurimo, bakazenguruka isi, bagakora ubutaruhuka bahangana n'abadayimoni, bibemeza abantu ko Kristo agihari, ko urukundo rw'Imana bigihari. Mu gihe hazari kuba amashano y'abadayimoni bazari kuzana nabo ku isi, n'Imana ikazana ibyiza. Ubwo rero bituma Imana idusezeranira agakiza tubonera muri Yesu Kristo. Haleluya. Abantu bene data, abantu bashiki bacu turi kumwe hano kuri channel ubugingo buhoraho, katubifuriza gukora, tubasabe gukora subscribe kugira ngo channel yatangiye gake gake kiye kuzakura nka cya giti Yesu yigeze kuvuga ku giti ko cyatangiye akabuto ka sinapi, kabuto kataboneshwa bukobona kuzishosha bakutoki kubona na akantu gato, ariko kagakura kakaba igiti gisumba ibindi biti byose. Nyuma zose zo kuzisikaza zikacarikaho. Reka twumve ko rero kabuto kavuga Yesu Kristo. Natwicana reka tubwire ko ari Yesu Kristo, ntago ari yacu. Iyo turi ijambo ry'Imana ntabwo ari ryacu, ni ry'Imana cyangwa se ni ijambo rya Yesu Kristo. Ntabwo byo ndi kuvuga byose ari byanje, nta nubwo nakwigeranya n'Imana, ariko iyo utekereje ukuntu Imana ikomeye urareba ugasanga umuntu ameze. Nigeze gutekereza avuga ngo ubuse Imana iri mu ishusho yanjye, ubu ngubu Imana yawe imeze nkanjye. Ariko nyimara kubitekereza nese numva mbaye umunyabyaha, numva ndiyanze, numva nta n'icyo ndicyo. Umuntu wese ntacyari cyo gukora kw'Imana. Ni kugira ngo dutanga ishusho gatoya, umuco mutoya ku kuntu Imana itaye. Niba mwarabonye umuntu w'inyangamugayo ugira urukundo, umuntu ukora ibyo agomba gukora byose, umuntu witangira abababaye, agasangira nabo, akabateraniriza ibibazo by'abantu bababaye, akaba ari umuntu utifuza iby'abandi, akaba ari umuntu ukunda bene se, akaba ari umuntu ufuhira umurimo w'Imana, akaba ari umuntu wibera mu rukundo rw'Imana, akaba ari umuntu umaze kwiyegurira burundu Imana ko atazigera ayihemukira, bitewe no kuba yabona inyungu z'imitungo, inyungu z'abagore, inyungu z'amafaranga, inyungu z'abavandimwe, inyungu z'abandi basitari bamwiyungaho bakamugira inshuti, bakaba bamucurika. Ibyo bintu byo bituyogoje. Inyungu zinda. Nese yegerejwe ibyerezo bitatu: ikigerezo cy'inda, ikigeragezo cy'ubutunzi, n'ikigerezo cy'icyubahiro. Yesu yarabitsinze. Haleluya. Umuntu w'Imana agomba gutsinda ibyo bintu ko ari bitatu. Ntugacumuzwe n'inda, ntugacumuzwe n'ubutunzi, ntugacumuzwe n'icyubahiro. Ngo nuko guha umwanya mwiza mu gihe gutangira kugomera Imana, ahubwo wuzubahe Uwiteka. Umwanya baguhaye nibabona ukwiriye bazakugumishaho, nibabona ukwiriye bazagukuraho. Ariko nawe ugome mu Mana. Ariko nubwo babana gukuraho kuri uwo mwanya, ugaguma mu Mana, nyuma yabo bazagiye bicyuza kwetura mu nyo tumuhakaza. Ubu natwe wenda yazadusengera, kandi ahantu umuntu w'Imana ari, haba mu mushinga, haba ku kigo runaka, ibyaho byose birikora, kuko Imana irinda uwo muntu ikarinda n'ubutumwa bumurimo. Haleluya. Reka dusabire abantu b'Imana bari mu kazi hirya no hino, Imana ibumugishe kandi bakomeze mu ijambo ryayo. Reka turebe isomo riboneka muri Matayo igice cya mbere ku murongo
wa 18. Kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabye na Yosefu, ariko yari ataramurongora. Babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni kumugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa, akitegereza marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Haleluya. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo iby'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, sobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Reka iri somo turabwiye muri Yesaya igice cya 7:14. Iri somo ntabwo turuze kuritindaho, ahubwo ari ubuhanuzi bwa Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo yaje kuvuka, aza kuvuka abantu baramuramya, ni nawo umunsi witiriye umunsi w'ejo. Burya nubwo twavuze kuri Noheli, abantu barateranye nyuma yabo baravuga bati uriya munsi reka twe kuwutakaza. Ubundi Noheli mbere bavuga ngo umunsi w'izuba, umunsi w'ikigirwamana cyitwa Bari cyangwa Bayari cyangwa se izuba. Izuba bavuga izuba ryeza imyaka rituma nasusuruka, Imana y'izuba niyo yazanaga ubuzima, n'ibindi byose. Ubwo rero icyo twari turimo tuvuga ngo Bayari cyangwa se Bari, iyi Mana niyo yatumye abantu benshi bacumura, niyo baramije. Ntabwo ndubuze gusobanura bya Nimurodi ukuntu yapfuye bakavuga ngo yagiye mu izuba, ngo abantu bataza ngo baze barabamba abantu kugira ngo twe utareba mu izuba, ngo kareba Imana yabagiye Imana yabagiye mu izuba. Ariko icyo cyatse kuvuga ni kimwe, nuko Noheli byavuga ngo mwari umunsi warafashe ku 15 z'ukwezi kwa 12, kwezi guheruka umwaka, kugira ngo bizize uwo munsi w'izuba. Ariko no muri cyumweru uwo munsi urahari, ni umunsi w'icyumweru. Ndagira ngo mbibutse akantu gato mu Cyongereza tuvuga ngo sunny day, munsi w'izuba. Abazi by'iminsi mu Cyongereza bazi ko Saturday bivuga ngo Saturn day, umunsi baranyegaho wa mubumbe witwa Saturday, cyangwa se ngo Monday, moon day, ni umunsi w'ukwezi. Rwo rumabizi ni umunsi wa kabiri w'icyumweru, ari wo munsi witwa wa mbere wo mu minsi isanzwe tuzi, Monday. N'indi minsi ya Wednesday na Thursday n'ibindi. Hari n'abavuze ngo Mercredi mu Gifaransa, Mercure nabyo turabizi. Mercure bivuga ngo Mercure wa mubumbe wa mbere wabanjije ubanze izuba, ugera izuba cyane, n'ibindi ntabwo mbuze kubisobanura byose. Kunagira ngo mbereke ko uyu munsi w'izuba wahozeho, mu bagira icyo bayahaye amazina no mu Baroma, amazina ahwanye n'imibumbe. Ariko bageze ku munsi w'icyumweru bawuha izuba, bageze ku munsi w'isabato bawuha Saturn day. Ubwo rero ibyo bintu byatse kuvuga ngo yari iminsi 7 bayihagabanya n'ibintu bigaragara amaso 7, kugira ngo baze bayibukira ibyo bintu be n'amateka. Ubwo rero iyi Noheli yo yari umunsi wa nyuma, umwe mu mwaka, hanyuma mu mwaka 15, ari nawo uyobora icyo kigirwamana. Ari wo munsi bagomba gukora ibyo byaha. Twibutse ko uwo munsi bakoraga ibyo byaha bya Bari, bakoraga ibyaha byinshi by'ubusambanyi kuri uwo munsi, n'ibyabaga byibanzweho, ndetse no ku cyumweru. N'ubu bamwe bacabizirikana, hari abantu bava gusenga bagataha ku cyumweru, bagataha gutera mu kabari, bagakora n'ibindi bibi byinshi. Ariko ibyo bintu ntabwo bikwiriye. Baje kubinduramo ibikirisito cyangwa se ibya kirisito, baravuga ngo ni Christmas day. Bya Noheli basa n'ababiryengeje, bavuga ngo umunsi w'ivuka rya Yesu. Katuhuze kuko Yesu avutse muri mwe 4, katuvuge mu myaka 4 mbere yuko Yesu tutangira 2000 turimo. Kuko babaga baheze bazamura bagiye kugera kuri 0, haburamo imyaka 4. Abandi bakavuga ati 6, kati 6 n'ine. Bateka dufata umunsi wa 25 ukwezi ukuboza, cyangwa se
wa Desambure, kugira ngo uwo munsi ariwo usimbura ibya Pasika, ibya Noheli, ariwo usimbura ibyo byigwamana, ahubwo babone izuba ryo gukiranuka. Mu mwanya w'izuba risanzwe ahubwo baba bashaka izuba ryo gukiranuka, kubw'uko umwami yari yihanye akaguteka abantu bose gusenga umwami Yesu Kristo. Ntabwo bagomba kujya gusenga ibyo byigwamana kandi yabibakuyeho, ahubwo yahise avuga ati reka ibigiri tujye tubikora. N'abandi bajyanama be na Papa Sylvestre, muzamubona papa ndumva ari papa 33. Umupapa ariko bavuga abapapa baba bavuga bahera kuri Petero w'intumwa, n'abandi bagiye bafata umuntu batarayoboye batamwiza papa n'undi. Ariko papa wambaye ikamba ry'ubupapa muzarebe mu mateka reka rwa papa ugatabonda gafite nanjye muzanshaka nzakabaha. Papa 33 umuntu wari ufashe itorero nubwo yari mu muheno yihishe abaroma ngo batamwice n'abandi bantu b'ibwami, n'abandi bantu bafite icyo bahuriraho n'abayuda, mbese kugira ngo bashaka gushimisha abayuda mu mico gihe. Na Satani yarabyishimiye, mpamvu byakuraga vuba bica abantu, bicaga abantu akihana abandi, bagahora bari mu gahege, birangira Imana irakaye. Ibirakaye rero ihitangira gushaka kubahana. Ibahanye rero batangira gushaka kubivamo. So Constantine yari amaze gupfa, Constantine we yese avuga ngo ntazongera kwirukora ibigirwamana cyangwa kwica abantu b'Imana. Tubona ndashaka kubiyungaho. Tangira zana amanyanga nzayabasobanurira utaha. Nuko yiyunze kuri Papa Sylvestre kandi umushakano yarishe mu muheno. Ukira ntabwo umuntu yemeye kubitura ahantu hagaragara. Ariko byatumye aza kumushaka amubwira ko nabagiye kwihana. Bamuha ubutumwa bugaragaza ko umwami yihanye, umwami mushayi yihanye kandi ko ashaka kurana nawe. Yagezeyo yikandagira nk'umuntu uve mu mwobo, ko byarangiye uwo muntu nawe ashimye Imana, arangije yishimira yuko umwami yihanye. Ubundi icyo umwami yavugaga cyose yaracyemeraga, ariko nawe icyo yabwiraga umwami nawe yaracyemeraga, kuko bose bari bafitanye inyungu. Rero bagiye kubyaza umusaruro. Yambwiye ati wowe batiza, weho nimara kubatizwa, weho abo hanze n'abanje naho mu itorero uzaza urabareba. Ubwo batizwa ku munsi batizwa yanze kubatizwa mu mazi menshi, kuko yaje kubatizwa asanga abantu bari kubatizwa, bituma yirefera cyangwa se yibuka umubatizo kera banaga mu bindi bihugu by'abapagani, byo gufata amazi kubakasuka ku gahanga. Avuga ati nanjye muziza amazi hariya ntacyo byatwara, kubera mu mbaraga nke z'uwo mutware w'abakristo Papa Sylvestre yahise avuga ati nta kibazo, ntabwo yakabaye papa. Yumvaga kubona umwami atabatijwe yaba aho igihomba akamuteza uburakari. Yaraje kubyemera, aje kubyemera bituma yemera kumubatiza ku gahanga. Ubwo n'abandi bantu bose hasi bahise bavuga ati natwe turabatizwa ku gahanga. Ibyo bintu rero byatumye Imana irakara. Ubwo rero abantu bose ndikubona ndimo gushaka gusoza, ariko ndashaka kugira ngo mbabwire kuri Yesu Kristo, nshaka ngo mbabwire ngo Yesu niwe shingiro dufite. Ndashaka kugira ngo mbabwire ku somo ariko mu Matayo 24 kugira ngo tugendanemo neza. Iri somo rigaragaza neza yuko Yesu yagomba kuzagaruka. Yesu n'isezerano yadusigiye, yavuze ko azagaruka igihe yari amaze gupfa akazuka. Yavuze ko azagaruka akongera kuza gucungura abantu bo kuri iyi si, tukajyana abakiranutsi. Ariko abantu nk'uko tubisanga mu byashyuwe, azabatwara atabara abantu b'Imana gusa. Ntabwo azaza gutwara abantu bose ngo cyangwa ngo abandi asigaye ngo bishe bacira urubanza. Azaza gutabara abantu be ko bazaba bari mu kaga, namara gutabara abajyane mu ijuru bagenda bamara imyaka 1000 kugira ngo baje ku murongo. Nyuma y'imyaka 1000 twabonye ibyashyuwe cya 22 nibwo 21 nibwo azongera kugaruka, akongera kugira gute, kongera guhindura ubwami, akongera kuza gucira imanza abanyabyaha bo kuri iyi si akabazura. Ndetse n'abadayimoni n'abamarayika ubwo bamarayika ba Satani ndetse na Lucifer ubwe bazabona kwerezo byabo rirangiye, ndetse ngo bose bazavuga bati haleluya, bivuga ngo icyubahiro cy'Imana, izina ry'Imana bw'icubahiro. Ubwo bose bazaha Imana icyubahiro, ariko ngo ntabwo Imana izababara kugiye cyaba cyararangiye. Reka bene data turi kumwe, basabe kugira ngo mwese muhe Imana icyubahiro igihe cy'igihari.
musabe Imana icyubahiro mutari mwagwa mu mutego mwahura n'ibyaha, ugasanga umuntu yaguye mu byaha yaranze kwihana, yaranze akavuga ngo agiye guha Imana icyubahiro. Ahubwo Imana icyubahiro wayigiha bigishoboka, ukihana aho bigishoboka, ukibona umugabane mwiza wo mu bakiranutsi, aho kugira ngo uzavuge ngo ngiye kwihana kandi igihe cyararangiye. Hano kuri Matayo 24 baravuga ngo havuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ariko nta ndibuza gusoma byinshi, umurongo umwe gusa. Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazabya ni benshi, muzumva n'iby'impuha n'iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima ye, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibi byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ibi byose ntabwo tubuze gukomeza, kugira ngo mbibutse ko Imana yashatse kugira ngo ibigaragaze. Ntabwo tubuze gusoma byinshi, cyangwa kugira ngo nsoze mu kanya gato, reka amasomere isomo rimwe mu gice cya 18, nabwo nta dusomaho byose, nasomaho gato kugira ngo duhuze ubu butumwa Imana yari ishaka kugira ngo igeze ku bantu bo muri iyi minsi. Haleluya. Irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo rubara ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi batungishwaga n'ubwinshi bw'ubutunzi bwaho no kudamarara. Hano rero muri kumva ko uyu marayika wundi yaraje yongera yunga mu ijwi ry'umarayika wa kabiri. Marayika wundi wa kabiri mu gice cya 14 umurongo wa 7. Uyu marayika wa kabiri yavuze ibyo kugwa kwa Babuloni. None warongera avuga ngo mwongere mukangurira abantu, ngo numvire ijwi rivugira mu ijuru riti bwo kubwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyago byabo, mwe guhabwa no ku byago byabo, kuko ibyaha byabo byarundanyijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwabo. Mwiturirwe ibihwanye, muwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi musagirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguriragamo mufunguriremo kabiri. Ntabwo turuvuge ngo haleluya, ahubwo nuko Imana iri kuvuga ko igiye guhana uyu murwa wa Babuloni. Babuloni, marayika arahamagara ngo nimusohoke muri Babuloni kugira ngo muzagusangira nawe. Iki simwe muzi ko iri kujya mu guhanwa no guhembwa. None abantu b'Imana bakangurwa kuva mu binyoma, bakangurwa kuva mu nyigisho zipfuye. Inyisho hari abantu bagiye kutubaza ngo ati inyigisho z'ukuri ni izihe? No kugendera mu ijambo ry'Imana. Ngo mu cyasho cya 17 baravuze ngo abasigaye bakitondera amategeko y'Imana bakagira guhamya nko kwa Yesu. Ese nawe waba ugikomeza amategeko y'Imana yose? Ntabwo bavuga ngo ngo ibintu by'abayuda, ngo ibingo ni ibyo abakera. Amategeko 10 hari itegeko wabukuramo rimwe. Ese waba ufite guhamya kwa Yesu? Wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza? Numva wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, reka twibuke ko uyu mukiza yavuze ko azapfira abantu umunama y'agakiza, bakavuga yuko uyu muntu namara gupfa, Yesu namara gupfa azehereza abantu benshi, nubwo yarabyivugiye. Niyo mpamvu rero tugiye gusoza tukabwira yuko neza nitwemera kugendera mu rukundo rw'Imana, Imana izaduha umugisha. Reka mwese tubifurize kubana na Yesu Kristo, kubana n'Imana, kandi no kumenya yuko Yesu ari we baze ryo kwizera, kandi n'ibyiringiro byacu, kandi ko kumenya ko mwese aho muri mukomeza kucyane cyane muzamenya byinshi birenze kuri ibi ngibi, kugira ngo mutazaga mu mutego, urugi rw'imbaho rutazafungwa mutari mwashyira amazina yanyu atandikwa mu gitabo cy'ubugingo.
kandi muze namara kwandika mu gitabo cy'ubugingo mareka namara kuvuga ngo ndarangije umurimo Yesu ariko muri rwa rusengero ntawe tubuze kubitindaho namara gusaguruka mu rusengero tuziga iby'urusengero kunazaruhagurukamo abantu bose abantu maze bakumva babantu bumvaga mukaba ariko bakabaka mu mitima bakumva mukaba ntiyongeye kubakabakaba batiwe bagakanguka bakaza gupfukamirira ahantu hose urusengero no ku muntu w'Imana hari n'umuntu wese bacikaga ijambo ry'Imana ngo tubwire ngo noneho tugiye turaje kandi bazasanga urugi rwakinzwe ngo n'abadayimoni babashukaga bari babaheranye niba bana kubona ko urugi rw'imbazo rukinzwe ngo bazahita babareka bati mwisanzure ariko kwisanzura bazasanga nde nanjye nibansanga ntibazasanga nyivuga ibya Yesu ntabwo Imana izanyemera kuvuga n'undi wese uzaba uri kuvuga ntabwo azemererwa kuvuga bizaba birangiye bizaba byarangiye nta muntu uzajya kuvuga ngo ari hano gusa reka dukangurire abantu benshi hari abantu bari gupfa umunsi batangiye kwihana n'upfa upfe wihanye nukora ukore wihanye n'uburi mu kazi ugakore wihanye n'ugakore neza bizatuma serivisi zigenda neza n'ubura ahantu hose ubikore ufite agakiza mu mutima kugira ngo ubwese azabaje kuvangura abantu bazaba bari kubaka ari babiri agafatamo umwe agasigara abazaba bari guhinga agafata umwe agasigara abazaba bari mu muvumo bamwe bazasigara barakurikiye abandi abazaba bari ahandi na hirya no hino zo mu magereza bamwe bazasigara abandi bagende kandi bose bari kuzira ikintu kimwe ariko reka turebe ko imitima yacu itunganye murakoze cyane cyane Imana ibahe umugisha